yumva ngo afashwe n'ikintu cy'ubwoba arirukanka arahunga ngo abwira Imana ngo dayeri ngo wakwipfira ngo nanjye njyenyine usigaye. Yesu ariheba neza ararangira ariheba. Arangije aragenda aryama ahantu ariheba, ajya munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Munsi y'igiti muri kubyimagina imaje gatoya, ariheba arasinzira, imbaraga z'ikiringiti ziramufata. Ariko ya Mana nyine yasanze Yakobo, ya Mana yasanze badamu bambaye ubusa ikabadodera imyenda y'impu, iramusanga nawe. Haleluya! Naje guhumuriza umuntu. Hari umuntu naje kubwira ngo wikwiheba. Iramusanga muri za mbaraga z'ikiringiti, iramusanga. Hahandi ari gusenga yayoranga, ninjye muhanuzi njyenyine usigaye yoratwa nuko nakwipfira. Umunyembaraga. Can you imagine? Muri bwa bunebwe, muri za mbaraga z'ikiringiti zagukubise, birye uvuga, bitema amarira uvuga. Imana urabibona intege nke ziranyica, ariko niwe wantabara nta kibazo. Mana urabibona buri ngiti sinzi n'igihe buzambiraho Mana, ariko wantabaye koko nkava muri izi ntege nke, nta kibazo, just say something. Mana mfite agahinda karanyishe, gupfusha ntabwo byoroshye, ariko Mana ndakwinginze niba uri Imana yumva untabare. Nta kibazo, vuga. Nta kibazo Mana, ko banyirukanye ku kazi ibintu koko, tabara Mana, gira icyo umbwira. Nta kibazo, ariko wiha Satani icyuho ngo yinjize bwa bukoko bwose, yinjize bwa ya myanda yose, yinjize bwa bugome bwose, yinjize bya bintu byose byo kukwica. Oya, imbaraga mbi zigusanze mu kiringiti my dear zirakwica zikaguhura ukarangira, kugira ngo uzongere kwiyorosa uruve muri icyo kiringiti bifata imyaka. Biba bibi, senga amarira agwa, senga uryamye hasi wigaragura, senga vuga izina rya Yesu, vuga izina rya Yesu, hamagara Yesu, tabaza Yesu. Niba biri ngombwa unasakuza, hari abantu nta kibazo, ngo Yesu we ntabara nka yampumyi. Impumyi yumvisha ngo agiye guca Yesu, ntazi niba ari guca ibumoso, niba ari guturuka iburyo. He doesn't have idea. Ntabwo abizi. Bartimayo ntabwo araza wese ari buhinguke, ntaho yarazi. Yari impumyi yaraho imenyereye kwirirwa ugendagenda aho ngaho isabiriza gusa. Ariko ngo agiye kumva ngo Yesu mwene Dawidi tabara, abantu baramucecekesha ati ceceka, ariko kimwe kirasakuza. Yarari mu mbaraga z'ikiringiti. Kuba impumyi imyaka myinshi byari byaramworosha imbaraga z'ikiringiti zituma yirirwa ateza akaboko gutya asabiriza. Ikindi gihe bagasanga yahondobereye ku isima haryamye, can imagine n'inkoni ye. Ikindi gihe bagasanga nyine yiciriyeho inkonda. Namwe murabumva umuntu umaze imyaka myinshi mu kiringiti, mu mbaraga z'ikiringiti asabiriza, nta maso, atabona ejo, yihebye kubera uburwayi bw'igihe kirekire. Ariko ngo yumvishe inkuru za Yesu, amatwi ye yakoraga neza nubwo amaso yatabonaga. Ngo yumvishe inkuru za Yesu aravuga ati dido, aho ngaho nirangara. Arasakuza n'ijwi rirenga, arasakuza, si Yesu mwene Dawidi ntabara. Arasakuza cyane, arasakuza, arataka, baracecekesha, aranga ati mwene Dawidi. Yesu riba ryamuguye mu gutwi kare, aba yabyumvishe kare. Yesu akunda umuntu umutabaza. Ubu uri impumyi tabaza, ubu uri mu bitaro tabaza. Bajye kumva ngo urasakuje ati Yesu dutabara, hano turyamye mu bitaro. It's okay. Niba ugifite ako kajwi kavuga, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje byose ayo umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Amahoro umuntu yamenya afite aho agarukira, ariko amahoro y'Imana ahebuje ayo umuntu yamenya, ararenze, arenze ayo umuntu yamenya. Azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Uyu munsi nje kuganiriza umuntu ujya wigunga cyane, akumva ikibazo yaracyakiriye akigize icye, akumva nuko bigomba kugenda nta kundi, akumva none se ko ari uku situation imeze mbigenze gute. Ubushize nababwiye ngo nzabaganiriza ku mbaraga z'ikiringiti. Buri ikiringiti ntabwo gipfa kuza gusa bene data. Wowe bivuga biba bitaramugeraho. Ikiringiti ntabwo gipfa kuza. Ikiringiti ntabwo umuntu apfa kukiyorosa gutya gusa. Buri ibintu byose bigenda
amahoro ahari, umunezero uhari, amafaranga ahari, hari amakitiviti umuntu aba arimo burya. Iyo amafaranga ahari uratembera, iyo amafaranga ahari ukora, urahaha, ujya muri shopping ugashopinga, usohokana abantu urishima. Ntabwo ikiringiti umuntu apfa kugikurura ngo akiyorose gutya gusa. Hari abantu akubitwa n'ikintu agahita yumva karabaye neza neza, kumva biramuremereye. Swati n'urugo rwamuremereye, swati n'umwana wamurwaranye, swati ni amafaranga yabuze arakora akabona ntacyo ageraho, cyangwa nta n'akazi afite, byose birashoboka. Ntabwo ikiringiti gipfa kwinjira gutya gusa mu buzima bw'umuntu. Oya oya oya, ntihazagire ubabeshya. Nta muntu upfa kwiyorosa gutya gusa. Biba byagushobeye, biba byageze ahantu uvuga ngo none se nkora iki Mana ko binshobeye. Ariko ingaruka z'ikiringiti ni mbi cyane, nimbi mu buryo bwose bushoboka, ariko ntabwo zipfa kuza. Hari umuntu uhura n'ikibazo akavuga ati se, akareba iburyo akareba ibumoso akabona nta nzira ari kubona, agahita avuga ati you know what, naho Imana honyine. Hari n'uwita bigira byiza cyane akabisiga amavuta akavuga ngo ubushake bw'Imana reka aba ari bwo buba, none se nabigenza gute? Ishuri amaminervare yabuze, ibiryo byariyongereye, guhaha ntabwo byoroshye, anything. Tekereza ku kintu kijya gituma wumva neza bigushobeye, nawe urakizi nanjye ndakizi. Ikiringiti kikaba kirinjiye. Gupfusha kujya kwinjiza ikiringiti mu nzu, ikiringiti kikagira umumaro, kigahabwa agaciro. Ikiringiti wumve ni ubukonje, ni ubukonje bwateye mu mutima wawe. Ni uvuga ngo aya mahoro dusomye hano ahebuje byose ayo umuntu agira aba yabuze. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana uba utakiri kuzibona neza imbere yawe, uba uzireba ukabona ntabwo uzi niba zihari cyangwa zidahari, nta nubwo uzi niba Imana iri kukumva cyangwa itari kukumva. Uba wumva ni iki nakora, kuko Imana ndi kuyibwira nkabona ntinyumva, ukabona byanshobeye. Imbaraga z'ikiringiti ntabwo zizanwa n'uko wapfushije gusa, zishobora kuzana n'amanyanga wakoze. Ahantu uzi ko wabeshya utagombaga kubeshya, ahantu uzi ko wibye utagombaga kwiba, ahantu uzi ko wakoze wasambanye utagombaga gusambana. Ikintu kikuvana mu bwiza bw'Imana, ikintu gituma wumva witakarije agaciro, ikintu gituma wumva wihebye, ikintu gituma wumva utazi niba Imana ikiri no kumva amasengesho yawe bigushobeye, kumva wavuye mu bwiza bw'Imana. Iyo twavuye mu bwiza bw'Imana, ikiringiti kirinjira bene data. Iyo wavuye mu bwiza bw'Imana, ikiringiti automatically kirinjira. Adamu na Eva bigeze gukora icyaha, barangije bonyine ngo bisanga bambaye ubusa, bavuye muri presence y'Imana bambaye ubusa. Uzi icyo bakoze? Ngo baragiye bicira amababi hirya no hino, barayakoramo ukuntu barifuka. Imana ngo irabahamagara, aho yari isanzwe ihamagara Adamu isanga ntabwo agihari. Iragenda imuvumbura ahantu yihisha n'umugore, ati muri hehe ko mwihishe? Ati turihishe. Kubera iki? Twariye kuri cya giti watubujije. Urabibona? Cyokora ko ari Imana ari inyabuntu, ihita ngo imuremera mama umwambaro mu ruhu n'umugore we, irabaha ngo bambare bareke kwambara ibyo bibabi. Ariko bari bakubiswe n'imbaraga z'ikiringiti. Kubera icyaha bari bakoze, bari bavuye muri presence y'Imana, bisanga ahantu mu bwihisho batagifite ijambo, bumva basebye, bumva bibashobeye. Yakobo yumvaga bimushobeye, avuga ati nubwo umugisha nkujyanye, ariko se nawufashe mu buryo bwiza ko mukuru wanjye asigaye andakariye. Abadamu nabo na Eva bari ahantu bariherereye, barihishe, barimo baribaza ngo se twakoze ibiki? Bonyine bose babona ngo bambaye ubusa, automatically bahise bumva icyubahiro cy'Imana kibavuyeho, bahise bumva nta mbaraga z'Imana, bahise bumva wa munezero bahoranagaho wo kuba muri presence y'Imana, kuba muri jardin d'Eden, babayeho neza, Imana iza kubasura buri mugoroba. Bumva byose byagiye, amahoro yabuze. Ayo mahoro yabuze rero niyo azana imbaraga z'ikiringiti, kumva wakwiherera, wakwiyorosa, kumva wihebye. Undi muntu imbaraga z'ikiringiti zigeze gufata ni Eliya. Eliya nawe buriya yigeze kwica ngo abahanuzi ba Bali benshi cyane 400 barenga. Ebana ngo arabakubitagura, arabacoca kabisa, arabarangiza. Imbaraga z'Imana zimuriho, ari mu bushake bw'Imana, haleluya. Ariko ngo agiye kumva yumva intimidation zivuye ku mugore Jezabel, yumva ngo imbaraga zivuye kuri, can you imagine? Ngo aramwentimida, aravuga ngo uyu munsi nintakubona ubugingo bwawe ngaye ndakwica. Aramwentimida, ariruka arahunga. Jezabel arahunga umugore, aramuhunga, arirukanka, agira ubwoba ati yavuze ngo arararanyishe. Arakebuza ngo ariruka, yari afite imbaraga ngo nyinshi cyane, ariruka agera ahantu munsi y'igiti cy'umurotemu ngo arasinzira.
araryama arasinzira bene data. Izo ni imbaraga z'ikiringiti bitewe nuko yakoze ikintu ariko arangije ntiyigirira icyizere, ariheba ngo abwira Imana ngo ninjye njyenyine usigaye. Ariheba pe, yumva ngo niwe wenyine usigaye. Yego yari yakoze ibintu bikomeye ntitubigaye, babishobora ni bakeya biraniye yakoreshejwe. Kwica abahanuzi 400 ba Bali, yari yakoze ubushake bw'Imana pe. Yari yagabanyije ibigirwamana, yari yakoze ikintu gikomeye cyane, yari ari muri mission neza ye, yari ayirimo neza, Imana amuhamagara yakirimo neza. Ntabwo imbaraga z'ikiringiti zijya gupfa kuza, ntabwo zifata abantu bari aho ngaho gusa. Satani abazatera, azaha kubita amabuye abazahatera. Arangije ngo agiye kumva yumva afashwe n'ikintu cy'ubwoba. Jezabel aramwentimida bien, yumva ngo afashwe n'ikintu cy'ubwoba, arirukanka arahunga. Ngo abwira Imana ngo dayeri ngo wakwipfira, ngo nanjye njyenyine usigaye. Yesu ariheba neza ararangira ariheba. Arangije aragenda aryama ahantu ariheba, ajya munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Munsi y'igiti muri kubyimagina image gatoya, ariheba arasinzira, imbaraga z'ikiringiti ziramufata. Ariko ya Mana nyine yasanze Yakobo, ya Mana yasanze badamu bambaye ubusa ikabadodera imyenda y'impu, iramusanga nawe. Haleluya! Naje guhumuriza umuntu. Hari umuntu naje kubwira ngo wikwiheba. Iramusanga muri za mbaraga z'ikiringiti, iramusanga hahandi ari gusenga yoranga ninjye muhanuzi njyenyine usigaye yoratwa nuko nakwipfira. Umunyembaraga, can you imagine? Umunyembaraga. Imana iramusanga yihebuye, depression yamukubise, depression yamukubise, yamurangije. Yumva ari we muhanuzi muzima usigaye, abandi bose ni ababari kandi sinabica ngo mbarangize Mana yanjye ibi ni ibiki. Yihebye cyane. Imana iramusanga yambwira ati Eliya reka kwiheba, ngo imuzanira igisiga cy'amerugwe, cya kindi gikunda inyama, kimuzanira ngo inyama yokeje neza n'umutsima. Aho yararyamye yihebye azi ko byarangiye, Imana iramusanga iramugaburira, irongera imusubizamo imbaraga ngo urya unywe kuko urugendo ruracyari rurerure. Irya ngo imuha ibyamutunga amajoro 40 n'iminsi 40. Iramubwira ngo urugendo ni rurerure, irya. Haleluya! Imana ntabwo ijya iduciraho iteka bene data, we kwiciraho iteka wikwirangiza. Imana ntabwo ijya iduciraho iteka ngo nuko imbaraga z'ikiringiti zagufashe. Ikibi ni ukuzitindamo, ikibi ni ukuzitotomberamo. Ariko iyo uri kubwira Imana, Yakobo ntabwo nzi icyo yari ari kubwira Imana mutima we, ariko ashobora kuba yari kwibwira ati Mana nunkize iki ngiki, dore mama yashutse naye ndabyemera, nunkize iki ngiki, nkabona ngeze kwa oncle amahoro, nkabona ibintu byose bigenze neza amahoro, nubwo yasufuriyeyo gato naho, nzagushima. Adamu na Eva ntabwo nzi ibyo bari kuvuga hariya, bari kwitana ba mwana, ni we wanshutse, oya ni we wanshutse, Imana iratwica. Nibaza ko bari muri biriya, ariko Adamu nk'umuntu wari usanzwe avugana n'Imana, nibaza ko umutima we yavuga ati Imana babarira ntutwicire hano hantu, umugore yanshutse ndemera mbabarira. Ako gasengesha Imana igikumva. Eliya hari aravuga ati Imana ninjye muhanuzi njyenyine usigaye, abandi bose barashize. Imana yarumvise bene data, imwohereza igisiga kuko yari kimubonamo umumaro, hari ikintu yari kibona yamukoresha nyamara. Irangije iragendera hamuvana. Undi muntu ugeze kwambara imbaraga z'ikiringiti pako mutera ariko byenda gusa nkabyo ni Gideon. Gideon yigeze kwiyuzuzaho abantu benshi muri mission y'Imana, ngo yumvaga ari umuntu usuzuguritse, ngo ni bucuri wacu, ndi umunyantege nke, ku cyari ngiye utoranyije, ni koko se nibyo Mana. Aranayigerageza isaba ibimenyetso n'ibimenyetso. Imana iramusanga. Imana iramusanga iramubwira ngo uri umunyembaraga, uri n'intwari. Ati bucura kwa Manase njyewe. Donc Imana isanga yarisuzuguraga cyane, kandi yari arimo arakora ibintu bitoroshye gukora, ngo yatoragura gutwo abanzi babo basize, ngo akadufata akaturundarundanya, ngo akadusya, ngo yarangiza akavanamo ifu. Urumva ko yari arimo aragerageza gukora ikintu malgré ko inzara yari ihari, malgré ko ijwi ry'Imana ryari ryarabuze abanzi babo barabicaye hejuru bimeze nabi. Ariko Imana ibona ako gatege gakeya afite mu gihe kidashoboka, mu gihe kidakwiriye. Irangije iramusanga, iramubwira ngo uri intwari, uri n'umunyembaraga,
ni wowe uzatwibika ibigirwamana byo kwaso, ni wowe bizagenda gutya na gutya na gutya. Arangije imuha misiyo, aragenda ngo yirundaho abantu benshi. Wari uzi ko abantu benshi wirunzeho, uzi ko bari kugufasha umurimo, uzi ko bari gutuma ubuzima bwawe buryoha, bashobora nabo kukubera imbaraga z'ikiringiti. Haleluya. Byitegereze urebe muri buriya buryo bwa Gideyoni, ngo yari yujijeho ingabo nyinshi, yujijeho abantu benshi, abasirikare, abantu bafite intwaro, ibintu byose biryoshye cyane. Imbaraga z'ikiringiti ziriho imbaraga zikubwira ngo yego Imana yavuze ko uri umunyembaraga, ariko se urabyizeye? Imbaraga z'ikiringiti, ndi kubabwira situwasiyo nyinshi kugira ngo mwumve imbaraga z'ikiringiti ntabwo zihora ari zimwe, nta nubwo ziza muri kesi imwe tujuru. Gideyoni yuzuzaho abantu, ajyamo hagati, yumva nibwo ari shuwa noneho ko misiyo y'Imana iri bumushobokere, ari buyitsinde. Imana irangije iramusanga iramubwira ngo ni benshi cyane, gabanya imbaraga z'ikiringiti zikureho, nkwiyereke nk'Imana. Haleluya. Nkwiyereke nk'Imana. Ngo iramubwira ngo abanywesha umunwa, ngo n'abanywesha ibiganza utoranye, abanywesha umunwa ubigizeyo, abanywesheje ibiganza ubafate. Ntabwo nzi, nguhaye ingero nyinshi zo muri Bibiliya, ntabwo nzi ikintu gitumye wumva wagira ngo nta kundi ngomba kuryama ahangaha sinongere kuhava. Kandi urabizi neza ko uri umunyembaraga, inside in you urabizi neza ko uri umunyembaraga. Urabizi neza ko uri umunyembaraga, urabizi ikintu Imana yakubwiye izagukoresha, urabizi neza ibintu Imana yakubwiye izagukorera, urabizi neza ibintu Imana yagushinze, urabizi neza ko uri umunyembaraga mwene data. Niba unakiyoroje, gira icyo uvuga. Niba unagifite ahangaha wamaze kuryama uvuga ngo Mana bigende gutya na gutya na gutya na gutya, ukayiha amategeko yawe, ukayibwira ibyo wishakiye bijyanye n'imbaraga z'ikiringiti, nta kibazo. Just talk, vuga. Ikibi ni uguceceka, ugaheranwa, ukimerera ukuntu, ukumva urapfuye nyine birarangiye nuko wiyakiriye. Oya, ni bibi. Ni bibi. Imbaraga z'ikiringiti zirica bene data. Muri bwa bunebwe, muri za mbaraga z'ikiringiti zagukubise, birye uvuga, bitema amarira uvuga. Imana urabibona intege nke ziranyica, ariko niwe wantabara, nta kibazo. Mana urabibona uburingiti sinzi n'igihe buzamviraho Mana, ariko wantabaye koko nkava muri izi ntege nke, nta kibazo. Just say something. Mana afite agahinda karanyishe, gupfusha ntabwo byoroshye, ariko Mana ndakwinginze niba uri Imana yumva untabare. Nta kibazo, vuga. Nta kibazo Mana, ko banyirukanye ku kazi ibintu koko, tabara Mana, gira icyo umbwira. Nta kibazo, ariko wiha Satani icyuho ngo yinjize bwa bukoko bwose, yinjize bwa ya myanda yose, yinjize bwa bugome bwose, yinjize bya bintu byose byo kukwica. Oya, imbaraga mbi zigusanze mu kiringiti my dear zirakwica. Biba bibi. Senga, amarira agwa, senga uryamye hasi wigaragura, senga, vuga izina rya Yesu, vuga izina rya Yesu, hamagara Yesu, tabaza Yesu. Niba biri ngombwa unasakuza hari abantu, nta kibazo. Ngo Yesu we ntabara nka ya mpumyi. Impumyi yumvisha ngo agiye guca Yesu, ntazi niba ari guca ibumoso, niba ari guturuka iburyo. He doesn't have idea. Ntabwo abizi. Bartimayo ntabwo araza wese ari buhinguke, ntaho yarazi. Yari impumyi yaraho imenyereye kwirirwa ugendagenda aho ngaho isabiriza gusa. Ariko ngo agiye kumva ngo Yesu mwene Dawidi tabara, abantu baramucecekesha ati giceceka, ariko kimwe kirasakuza. Yarari mu mbaraga z'ikiringiti. Kuba impumyi imyaka myinshi byari byaramworosha imbaraga z'ikiringiti zituma yirirwa ateza akaboko gutya asabiriza. Ikindi gihe bagasanga yahondobereye ku isima haryamye, can imagine n'inkoni ye. Ikindi gihe bagasanga nyine yiciriyeho inkonda. Namwe muramwumva umuntu umaze imyaka myinshi mu kiringiti, mu mbaraga z'ikiringiti asabiriza, nta maso, ataboneje, yihebye kubera uburwayi bw'igihe kirekire. Ariko ngo yumvishe inkuru za Yesu, amatwi ye yakoraga neza nubwo amaso yatabonaga. Ngo yumvishe inkuru za Yesu aravuga ati dido, aho ngaho nirangara. Arasakuza n'ijwi rirenga, arasakuza, si Yesu mwene Dawidi ntabara. Arasakuza cyane, arasakuza, arataka, baracecekesha, aranga ati mwene Dawidi. Yesu riba ryamuguye mu gutwi kare, aba yabyumvishe kare. Yesu akunda umuntu umutabaza. Ubu uri impumyi tabaza, ubu uri mu bitaro tabaza. Bajye kumva ngo urasakuje ati Yesu dutabara, hano turyamye mu bitaro. It's okay. Niba ugifite ako kajwi kavuga. Abapfuye ntabwo batabaza. Abapfuye batabariza ikuzimu cyangwa bakaba bari mu ijuru bimereye neza. Ariko wowe ukiriho
ugihumeka akuka uracyari kandida w'ibyiza. Wowe ugifite akuka ugihumeka biracyashoboka. Wowe ugifite akuka ugihumeka Yesu yagutabara, Yesu yagusanga muri ubwo bwigunge. Ngo amahoro arenze na Yesu wenyine. Iyo utakiyafite aho ngaho uba wapfuye. Siko dusomye aha ngaha ngo amahoro asumba ayandi yose, asumba y'umwana w'umuntu, atwarire mu mitima yanyu. Iyo aya mahoro yatakaje biba byakurangiranye, ikiringiti kiba kinjiye, biba byabaye. Tabaza, vuza induru, wibyemera ko bikwicarira, wibyemera ko bigucecekesha, wibyemerera ko bikwica. Ngo barakuvuze ngo ugende wihebye, ngo bari kukuryana inzara, bagukoreraho inama ngo wihebe. No, byihorere, biti inyuma. Biraguca intege nta kibazo, byihorere biti inyuma yawe. Just we focusinga kuki Imana yakuvuzeho, focusinga kuki ijambo ry'Imana rikubwira. Shakisha ayo mahoro mu mutima, Imana iragutabara ibona uyiguye imbere. Ibona ukomeza kuyiza imbere, uyiguye imbere, uyibwira. No kurivora hahandi wihebye utaza aho ugiye, vuga. No muri bisi handi wicaye uvuga ati amaherezo naye, vuga. Kibwire mu mutima ko tutaravuga ijambo Imana rimenye, ariko ikunda ko turivuga, kugira ngo na Satani abyumve ko tugifite ibyiringiro, kugira ngo na Satani abyumve ko tukiri mu nzira nziza. Ikunda ko tuyibwira, niko ijambo ry'Imana rivuze. Siko ritubwiye ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywa n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Peu importe niba uryamye hasi, peu importe niba uryamye kwa muganga, peu importe niba imodoka yagupfanye uri ku muhanda, peu importe niba urwaje umwana, peu importe niba wapfushije, peu importe, ibyo mukeneye byose bimenywe n'Uwiteka, mubyingingira kandi mushima. Vuga ngo Mana ndabizi neza kuzantabara. Gira icyo uyibwira, wiceceka. Cyo Satani ashaka no kuceceka, wiceceka. Vambura imbaraga z'ikiringiti ukiyambura, uvuge, usakuze. Vuga ngo izi mbaraga z'ikiringiti zimveho mu izina rya Yesu. Ndambiwe gusinzira mu bibazo, ndambiwe kwiheba mu bibazo. Oya, ntabwo ndi wo kwiheba. Imana yanjye ni nzima, Imana yanjye iriho. Uwiteka duhane umugisha. Amen.